kunkunda kunyizera no kunkurikira. 2025 very fresh sana, ndizera ko 2026 zaba ari fresh kurushaho. I love you all. Nitwa Tycoon Ndahiro the OG Asiento Babirento, bakunda byihariye muri ibi tangaza ariko bitari bya Bruce Melody. Umunyamakuru radio na televiziyo 10 Ndahiro Emmanuel wamenyekanye ku izina rya Tycoon, abenshi dusanzwe tumenyereye kuri televiziyo ya Narababwiye TV, aho akora ibiganiro bigiye bitandukanye harimo one on one, aho agenda akora ibiganiro bigiye bitandukanye azana abastari batandukanye, hanyuma akabereka amafoto, hanyuma bakavuga icyo bazi kuri ayo mafoto, yaba y'abantu aberetse cyangwa se ahandi hantu runaka bitewe n'icyo ashaka kubabaza. Uyu munyamakuru Tycoon Ndahiro atawe muri yombi mu gihe amaze igihe kitari gitoya akebuye inzego z'umutekano cyangwa se icyo bita RIB, aho yayibwiye nyuma y'uko bari bamaze guta muri yombi umuhanzi witwa Bill Ruzima, aho RIB yari yamutaye muri yombi ivuga ko imushinja ko ari bumwe mu bantu batunda urumogi. Uranditse ngo Bill Ruzima yafatanywe ngo yatundaga urumogi. Gutunda urumogi ntago ujya muri rehab. Iyo utunda urumogi ugeze amageragere baragukatira uburi kintu cy'igikoko, ubu ufite amakontineri nandi. So ubucuruza. Another thing, wavuze ko Kevin yarafatanyaga n'abana kwiba. All of a sudden ntibibaye, ubi highlightinzeho gato cyane, ariko image yamaze kuba damaged. Hari n'abantu bakizi ko Kevin yigeze kujyana n'abantu kwiba, which is wrong. Yafashe umwanya arangije akebura icyo twakwita RIB cyangwa se inzego zishinzwe umutekano, azibwira ko ibyamamare cyangwa se aba content creator ari bamwe mu bantu inzego z'umutekano ziba zikwiriye kubaha, ku buryo zitagomba kubakoresha uko zishatse kose cyangwa se ngo zibate muri yombi, rimwe na rimwe zibavugaho ibintu batarashinjwa kandi bitaremezwa neza n'urukiko ko ibyo byaha runaka baba babikoze. Ni ikinyabuzima kiruta ibindi, umustar ari hejuru, arakomeye, agira uruhare ku marangamutima y'abantu, indirimbo zabo zirakoreshwa, amafilime yabo ararebwa, bo muri bikomere by'abantu. Bravo, ubu ni umuntu ukomeye man. Avuga nkaho Bill Ruzima bavuga ko yatundaga urumogi kandi batarigeze batwereka ayo makamyo yarutonderagamo. Hanyuma ubwo yari mu kiganiro kuri MI Empire, Murindahabi Irene yamubajije impamvu yibasiriye inzego z'umutekano RIB, hanyuma avuga ko bashobora kuba barafashe nabi amagambo ye yavuze, ko we mu byo yavuze atigeze yibasira inzego z'umutekano, ahubwo we gahunda ye yari yo gukebura no kongera kumenya neza ko umusitari isaha n'isaha uyu munsi ushobora kumwangiriza izina, ariko ejo cyangwa se ejo bundi ukaba wamukenera kugira ngo akwamamarize ese mu gutanga amaraso, mu kwamamaza gahunda runaka ya leta, gutanga mituweli n'ibindi. Avuga ko abasitari nk'uko leta ibakenera bagiye kwamamaza ibintu runaka, ari nako bagomba kububaha mu byo bakora, bakaba batabangiriza izina, kuko izina ryabo igihe ryangiritse nanone biba bigoranye cyane kugira ngo abaturage babizere muri za gahunda leta ishobora kubakeneramo. Bakoresha video hanye mu buryo butari bwo, babikoresha nkaho am against the government, which is wrong. Nge nabwiye RIB ngo nihana umuntu umuhanzi wapi, ahubwo iramuhana gute? Uzi impamvu se nabipointize nkavuga gutyo, abahanzi bacuruza image zabo, kandi image z'abahanzi ntabwo ari izabo gusa, ni n'iz'igihugu. Rero ntabwo wakabaye wicaye image uzakenera mu minsi ibiri iri imbere. Ni umustar, hari ikintu yakoze ngo amenyekane kandi gikomeye. Tycoon cyangwa se Ndahiro Emmanuel yatawe muri yombi mu gihe bivugwa ko icyo yazize cyangwa se icyo azira ari nta kindi, ari ugusagarira abasekirite bari mu gitaramo cyateguwe n'umujyi wa Kigali mu mbuga ya Kigali Convention Center. Igihe cyatangaje inkuru cyanditse ngo RIB yataye muri yombi umunyamakuru wa radio na televiziyo 10 Ndahiro Emmanuel uzi nka Tycoon. Umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Thierry yatangaje ko Ndahiro yatawe muri yombi ku wa mbere Mutarama 2026 nyuma yo gusagarira abasekirite mu gitaramo cyateguwe n'umujyi wa Kigali cyaberaga mu mbuga ya Kigali Convention Center. Uyu muhungu Tycoon cyangwa se Ndahiro Emmanuel abenshi tumaze kumenyera cyane ku mbuga zitandukanye, yaba kuri Instagram, TikTok ndetse no kuri YouTube, cyane cyane kuri televiziyo y'isi Narababwiye TV, aho agenda yigarura imitima y'abanyarwanda cyane, ukabona ko avugisha ukuri mu byo avuga, ndetse ukabona ko rubanda nyamwinshi bakomeje kumwiyumvamo kubwo kutarya indimi kwe. Mu minsi ishize ubwo yavugaga kuri inzego z'umutekano azibwira ko bagomba kuba abastari, abantu benshi bamuvuzeho bavuga ko bishoboka ko inzego z'umutekano nazo zaba zimwibikiye, hanyuma bamwe bakavuga ati birashoboka ko baba bamufatiranye ubu ngubu, bakaba bagiye kumwereka ko ibyo yavuze nabo bashobora kuba babimukorera. Ngayo nguko rero Tycoon Ndahiro
Emmanuel, umusore wirwanyeho, umusore ukora ibyo ashoboye byose mu mbaraga ze, mu bunyamakuru bwe, agakora uko ashoboye kose kugira ngo yirwaneho akomeze, ariko uyu mwanya yamaze gutabwa muri yombi. Yagiye azana abasitari batandukanye barimo ba Israel Mbonyi, harimo ba Rugaju Rigani, harimo ba Butera Knowless ndetse n'ibindi byamamare bitandukanye, ndetse we ubwe yigeze no kwandikira His Excellence Paul Kagame nawe amutumira mu kiganiro akora one on one kuri Narababwiye TV. So ngayo nguko, ese wowe urabona Tycoon Ndahiro koko yazize gusagarira abasekirite cyangwa harimo n'aya magambo amwe mu yaherutse kuvuga? Reka dutegereze ibyo inzego z'umutekano ndetse n'inkiko zizatangaza. Murakoze, like, share and comment. Ibiganiro nk'ibi ngibi nakagaruka. Thanks in G7 TV. Tycoon, tanga impamvu eshatu zikugira umunyamakuru mwiza ku giti cyawe nyine muri ino show bivuga ngo abandi bose barenze. Impamvu eshatu. Amen. Ngende umunyamakuru wa mbere mu Rwanda, ntabwo ari mu Rwanda gusa, n'ibihugu duturanye bavuga ikinyarwanda, ubwo no mu Burundi urabashyiramo. Man, number 2, I'm smart. Yesu ubwenge bwinshi. Amos, nzi ubwenge Imana yagiye. Ngiye Imana yaninze bro. Imana ifite art itangaje, yakanze pose ku mutwe wanjye avuga you kid, let me give you A B C D mpaka Z ibyifuzo byawe n'ibitekerezo. Icya gatatu rero ngira, I'm a creator man. I'm a creator. Baranyija